n'ikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300 kwijana buri munsi. Umunyenga buri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe, ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kandi akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugera ku muhigo w'umunsi, bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Nikirenga ku munsi wacu wa 14. Ahangaha turagarutse nanone turi kumwe n'umunyamahirwe wacu wa 13. Tugarutse tukubwira ngo abanyamahirwe bacu bose baragenda babona ibintu bigenda bitandukanye, kandi buri wese agenda atwara ibyishimo bitandukanye. Nawe ushobora kuba umunyamahirwe wacu ukaba umumiliyoneri, cyangwa se ukaba watangira kubaho mu buzima bw'abamiliyoneri. Icyo bigusaba ni ikintu kimwe gusa, simcard ya Airtel, warangiza ugakanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego yes, ukamenya umuhigo wawe w'umunsi. Abanyura ahangaha bose nujya ubabona ujye umenya ko bahiguye imihigo yabo. Iyo umaze guhigura umuhigo wawe, Airtel itiguha bonus ingana na 300 kwijana y'umuhigo uba umaze guhigura. Ikindi ukaba utegereje kuba umwe mu bamiliyoneri bazagaragara muri promotion ya Nikirenga, cyangwa se ukaba umwe mu bantu bazahabwa ikiruhuko cyo kubaho nk'abamiliyoneri mu mujyi wa Rubavu muri hoteli nziza cyane akataraboneka. Hanyuma reka tugaruka ahangaha dusuhuza umunyamahirwe wacu. Waramutse neza. Wiriwe. Umwaka mushya uzagire pasika nziza. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ndabikubwiye byose. Okay. Ubwo icyo nazakubwira uzamenye ko nabikubwiriye hano. Urakoze cyane. Okay. Urumva umeze ute mu mutima wawe? Meze neza cyane. Urumva wishimye? Ndishimye ko nawe ubibona no maso. Ntabwo mu maso ntabwo ndimo kubibona. Ndishimye. Ubundi iyo wishimye ukora ikibanza, ukora ikintu ukora iyo wishimye. Ubundi iyo wishimye, ngiye nishimye ndaseka. Sometimes ari ngiye ntaseka ariko ambyifilingamo neza imbere. Aya? Niba ujye useka rero ndashaka yuko useka nkabibona. Naurabira ko ni. Nese mukiri gite kugira ngo useke? No. Birahagije babibona banasetse. Okay. Yeah. Hanyuma nyuma yuko tuguhamagaye tukubwira yuko uri umunyamahirwe wacu, wabyakiriye gute? Narishimye cyane. Kuko sanzwe ndi umuntu ukina mu marushanwa meza atandukanye mu yandi airline companies, ya telecommunication nka MTN, Tigo, Airtel, ariko Airtel niyo ya mbere ntomboyemo. Bigaragara ko Airtel irazirenze zose kuri jewe. Narishimye cyane na n'ubu ndishimye. Hanyuma mu buzima busanzwe harya ukora iki? Mu buzima busanzwe nkorera company iri private yitwa MJack. Iyo nkorera mfite post ya sales and marketing executive. Ikora ibiki iyo company? Company yacu isupplying ibikoresho byo kwa muganga muri laboratoire, ama machine, ama consumables, nk'umuruzi ibintu byo kwa muganga ari bitu byumba ko kanya. Okay. Ku munsi w'ejo twari turi kumwe n'umuganga, uno munsi turi kutuzanye noneho nubahereza ibikoresho bakoresha kwa muganga. Airtel ahantu hose bayahageze. Hanyuma uri ingaragu, biragaragara ko intoki zawe ndabona nta na rumwe ruziritse. Yego. Uravuze ngo uzishyize hejuru? Ndaziberetse. Akazi kawe. Ubwo abari gukurikirana rero niba benshi n'akazi kawe. Noneho ahangaha rero ikintu ugiye gukora ni kimwe. Hano harimo amafaranga. Ayo yose na yawe. Ndayabona. Byose na yawe. Ariko biraguturukaho. Icyo uri bukore urajya ufata aya mafaranga arimo hano uyashyire hariya, uyafanemo uyashyire hariya. Ufite igihe cy'amasegonda 45. Uri tayari? Ndi tayari. Dutangire? Cyangwa tubanze dukora ibindi kugira ngo ubanze wumve yuko ngiye ndi tayari, nta kibazo amafaranga yabona aho nyashyira ndayabona nanjye ndahari. Okay. Ngaho igira hino noneho nkubarire niturangiza dutangire. Igeramo hano. Okay. Amafaranga uri bute hasi? Ntabwo arayanjye. Uno munsi ni jenderedi. Ubwo ndaza gushaka icyo nyanywamo. Siko bimeze? Ayo uri busigemo ndaza gushaka icyo nyaryamo. Ubwo uri bukuremo niyo yawe, uri bushyiremo hariya. Okay. 1, 2, 3, go! Shyiramo agatege kihuse. Ihutishe kabisa, shyiramo imbaraga, witinda. Dore amasegonda yaragucika, abaye 35 yose. Bose witishe. Shyiramo akabaraga kabisa.
amasegonda 29 shyiramo agatege ihute yewe amasegonda aragucika urimo kwitonda we shyiramo akabaraga kabisa amasegonda 18 yose dore birarangiye pe ngenda gifashe iki ngiki birwana nacyo amasegonda 10 amasegonda 8 yesu we dore amasegonda 2 gira vuba stop byarangiye okay aya ngaya niyo mafaranga ubashije kwegukanamo ariko rero nakubwiye ngo ushyiramo agatege kubanza ugashyiramo subize inyuma oya birahagije aya ngaya utwaye niyo yawe ntakundi okay reka tuyabare tumenye umubare w'amafaranga wegukanye mu kanya gato turagaruka tugaragariza abakurikiranye ikiganiro umubare w'amafaranga wabashije kwegukana. murakoze cyane. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Munyentwari, amafaranga yawe usanze arangahe? Sanze ari miliyoni 5,000 y'amanyarwanda. Ise yongeraho ngo y'amanyarwanda hatagira umuntu uza kumuvunjira mu mafaranga yanyu y'amanyarwanda. Y'amanyarwanda. Urumva byakiriye gute se? Byakiriye neza cyane kuko nasanze ntabwo biba byoroshye kuyakuramo ariko nagerageje kandi byakiriye neza kuko miliyoni irengaho niyo yari integwanye numva ari ryo nshaka kugeraho. Yes, urumva wishimye muri wowe. Ndishimye cyane kuko uyu munsi gira nibanga wibira abandi batarasobanukirwa ubabwira uburyo bimeze n'ukuntu nawe wabigezeho. Ikintu nakwibira abandi bafata buguzi ba Airtel nuko buri wese ntagire uwitinya. Ntagire utinya cyangwa agumye ngo avuge ngo ntago bahamagara icyo nabashishikariza no guhozaho. Niba atari banga umuhigo wowe bari baguhaye ku munsi yarangaye. Yari amafaranga 828 ku munsi. Ku munsi ukayakoresha ugahamagara ukohereza message ibintu nk'ibyo kandi kiza muri Airtel ntago bikubira bwe ngo ndahamagara umurongo umwe gusa uhamagaraga n'indi yose. Ntago hamagara Airtel ku Airtel gusa nahamagara kuri Airtel, Tigo, MTN zose nazihamagaraga. Murabyimvira neza yuko nta hantu na hamwe bagustopa cyangwa ngo bakubwire ngo wemere guhamagara umurongo uyu n'uyu. Imirongo yose ikorera mu Rwanda yewe nikorera hanze y'u Rwanda yose urayihamagara. Iyo umaze rero guhigura umuhigo wawe bahise bagukubira bayisangubira amayisho 300 kwijana. Okay. Aho rero ni muri mikirenga ahangaha Munyentwari dore amafaranga ye abashije kwegukana ngaya mwayabonye uko ntaryoshye kwinjira muri weekend ufite amafaranga nta kuntu bisa. Ntako bisa. Biraryoshye nibiyashimye. Aha rero mubwire ngo amahirwe yawe ntagarangiriye ahangaha gusa kuko mu cyumweru gitaha abo tuzafata bajya Rubavu babiri abanyamahirwe babiri dufata duhereye kuboko wa 4. No kuvuga ngo nawe nimero yawe izaza muri babandi noneho bashobora kwegukana amahirwe yo kwerekeza mu mujyi wa Rubavu. Ntabwo tuzi niba uzazamo nta nubwo tuzi niba utazazamo ariko turabikwifuriza. Ugeze hano wese turabimwifuriza. Nezeye yuko nzazamo kuko nundi uko nahamagaye nubundi nzongera hamagarwa nubundi. Ya ndege ngomba kwigendamo. Amen. Ndabantu bagira kwizera nka. Aha, reka tugaruke rero duhamagara noneho abanyamahirwe bacu babiri bagomba kwerekeza mu mujyi wa Rubavu ku munsi w'ejo. Nabahe ni muri babandi twahamagaye mu cyumweru gishize. Reka turebe tumenye abariho. Nikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300 kwijana buri munsi. Umunyenga muri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi kandi akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugera ku muhigo w'umunsi bityo wihesha amahirwe amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Aha nkuko twabibabwiye yuko uno munsi turamenya abanyamahirwe bacu batatu. Dufite abanyamahirwe babiri bagomba kwerekeza mu mujyi wa Rubavu, tukagira n'umunyamahirwe umwe wa 14. Abo bose ntabwo turamenya abaribo ariko mbere yuko tubanziriza kuri abanyamahirwe babiri bagomba kwerekeza Rubavu, reka tubanze tubereke ababanje kujya Rubavu uburyo bahagurutse, uburyo bari bameze, twumve uburyo babyakiriye hanyuma dukomezanye n'abanyamahirwe bacu bagomba kwerekeza mu mujyi wa Rubavu. Ndishimye cyane ku buryo face yanjye itakibasha kubya expressinga kereka umutima gusa
kereka ubashije guteka nko ku mutima nibwo wabimenya ukabyumva ufite impano yo kumva umutima. Ndishimye cyane nawe urabibona ukuntu nyiteruye helicopter, ndishimye cyane. Ndishimye cyane kuba ndi kumwe n'umukunzi wanjye mu ndege tugenda dutembera mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, tugenda tureba imisozi yose kwerekeza i Rubavu. Bajyaga bavuga ngo u Rwanda ni pays de mille collines, ni igihugu cy'imisozi igihumbi. Nari ntarajya hejuru kuri top, baje kuba nayibona koko. Nk'abantu bose bakoresha Airtel kuko Airtel ni ibintu byiza cyane, nk'abari kundeba n'ibiki byose nibyo ndi kubivuga nka nzimvura Airtel ko ndi mu ndege mu kirere kabisa hejuru. Bavugaga bati ibyo bintu ati ntabwo bishoboka, ariko tubonye ko bishoboka, ngiye no kuzabwira n'abandi ko bishoboka rwose kuko umuntu aba icyo yabonye. Ko ndarebye kuva i Kigali hose ngeze hejuru mu kirere mbona Kigali yose uko iteye, nje mu misozi ndeba nyura hejuru ya mugezi wa Nyabarongo, none ngeze Igisenyi kabisa. Emwe ndarebye Airtel mbese ni byiza cyane gusa nta n'ikintu wayigereranya nacyo kuko hize muri telefoni nkanda 141 akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ndemeza, ubwo mbese bahita babikwereka ibyo wakoresha bigahita bicamo ukabona amahirwe aragusekeye. Mbe ndashimira Imana kuko ari hejuru y'ibi byose. Iyo yagenye iyo Airtel ikayishiraho ikagena izi nzira banyuramo ukabona ugeze kwa mirongo ngana gucyana ibyo gushimira Nyagasani. Ko data we ngi bunumiwe nagendaga n'imodoka Igisereri n'ubu kuva mu rugo kugera i Kigali Igisereri cye cyanyishe, none tugeze hano ntashaka ndikumva twagumye tukagera nta kintu ndi kumva. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Okay, reka turebe muri babanyamahirwe bacu batanu dufite umunyamahirwe wo kuwa kane, umunyamahirwe wo kuwa gatanu, uwo kuwa mbere, kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu. Nibo tugiye kurebamo abanyamahirwe bacu babiri. Reka dusabe kugira ngo amanimero yacu atanu yose yaba abanyamahirwe batanu atangira zunguruke. Murabibona kuri za screen zanyu uburyo amanimero yacu arimo kugenda zunguruka. Tubare turebe. Turavuga gatanu, turavuga kabiri, turavuga kangahe? Rimwe, kabiri, gatatu, stop. Okay, umunyamahirwe wacu wa mbere ugiye kwerekeza muri Rubavu, ariko ntago ari uwa mbere, arabara aje ari uwa gatanu. Afite 07 gatatu gatandatu gatanu karindwi gatanu rimwe 9. Uwo niwe munyamahirwe wacu ugiye kujya Rubavu. Itaba telefone vuba vuba. Allo? Oui. Mwaramutse? Mwaramutse. Mwiriwe? Mwiriwe neza. Mumeze neza? Yego. Iyi nimero iguhamagaye se nk'uyizi? Ndabona nsa n'uyimenye. Ntabwo yigeze iguhamagara se? Ni Airtel. Ninde turimo tuvugana? Ni Karasira Jean Paul. Karasira Jean Paul? Yego. Twari turi kumwe ku munsi w'ejo hashize? Yego. Aha, uburonde bwa nkubwire yuko amahirwe twakubwiraga nanone akugwiririye. Ni byiza cyane, ndishimye cyane. Ubu isura n'icyo uvuga? Amagambo arabuze.
Okay, reka tukubwire yuko ku munsi w'ejo yego utangira upakinge kabisa ufite ikiruhuko cy'iminsi 2 muri iyi weekend rwose wibereye ahantu hari akayaga karyoshye. ni byiza cyane ndishimye. Urakoze. Ndishimye cyane. Okay, ngaho ukomeze ugira umunsi mwiza. Urakoze. Ikigaragara cyo umwaka utangiye neza cyane ubusoje neza ndetse n'utahuza utangira neza. Ndabyizeye cyane. Urakoze cyane. Uwo niwe wa mbere mu bagiye kugenda muri kino cyumweru ariko nkubwira ngo tugomba kubabona ari babiri reka turebe ninde ugiye gukurikiraho wundi. Turongera dusubire muri ya manimero yacu. Amanimero yose muri kubibona uburyo bimeze yongeye nanone no kuvuga ngo iyo Karasira avuyeho duhita tugenda n'izindi nimero enye zikurikiyeho. Ninde wundi ugiye kubona ayo mahirwe? Katurebe. Komeza zizunguruke zigenda bimeze bite? 1 2 3 stop. Okay, umunyamahirwe wacu wundi afite 0 7 3 6 8 6 3 0 5. Uyu noneho ninde? Katurebe. Ko atitaba di. Alo? Yego. Mwongeye kwirirwa? Mwiriwe. Ninde turimo tuvugana? Njyewe ndi Janvier muvugana hano Ingoma. Janvier nawe wabashije kugira amahirwe yo kwegukana amafaranga muri n'ikirenga? Yego. Kuri no munsi rero ya mahirwe twakubwiraga yandi asigaye ndabona nawe agusekeye. Urabyumvise? Okay, nizere ko ibyishimo ngo wise biba byinshi. Bibaye byinshi cyane. Ubu maze narindi no mwishuri ndimo kwitegura ikizamini cy'ejo nzagishwanyaguza. Uzagishwanyaguze kabisa cyane rwose nicyo tukwifurije. Nzahita gishwanyaguza. Okay. Ngaho no kwitegura ku munsi w'ejo rwose urugendo rwose waba rutangiye. Weekend hamwe n'umuntu wawe ushaka. Muri weekend. Cyane rwose. Okay, rero sembe bitangira reka n'ikizamini ndari gitegura nacyo ngishwanyaguza. Sawa ngaho bonne chance. Sawa. Okay, ngo ni Janvier akaba ari umunyamahirwe wacu undi ugiye kwerekeza Rubavu ngo ikizami yari afite ikizere ko agiye kugishwanyaguza. Nibyo tuba dushakira abafatabuguzi bacu. Reka mu kanya gato tugaruke noneho tumenya umunyamahirwe wacu wa 14 ninde. Nkubwira ngo nawe ushobora kuba umunyamahirwe kuko turacyari muri nikirenga cyajya afite igihe kinini. Nikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300% buri munsi. Umunyenga muri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kandi akanyenyeri 1 4 1 akanyenyeri 1 urwego ugera ku muhigo w'umunsi bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Umunyamahirwe wacu wa 14 w'uyu munsi tugiye guhita tumumenya muri aka kanya tumenye wariwe amazina ye aherereye icyakora. Icyo gusa tuzi cyo nuko numwe mu bantu bari ku murongo wa Airtel kandi bakaba barabashije guhigura umuhigo wabo. Reka dusabe kugira ngo amanimero yose yabashije guhigura umuhigo ku munsi w'ejo hashize yose tuyabone agenda zunguruka nkuko mumaze kubimenyera. Ni ibintu byoroshye cyane. Amanimero yacu iyo ari mazunguruka uhitureba ukavuga ngo wiyange nguciyeho ngo sinzi ngo kubintu ukuntu bimeze. Turebe ninde munyamahirwe w'uyu munsi. Ubwo ngo no munsi ni kuwa 4 ubwo munyamahirwe wacu ku munsi w'ejo kuwa 5 azaza gufata amafaranga ye aba yinjiye muri weekend ameze neza cyane. 14 12 10 9 stop.
umunyamahirwe wacu wa 14 afite 073 gatatu 21 89 73. Alo? 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 Oui, mwaramutse? Mwiriwe neza. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Ngewe uguhamagaye nitwa Liliane. Nkaba nkora muri Airtel. Nawe wamfasha ukambwira amazina yawe? Nitwa Mukeshimana Josiane. Mukeshimana Josiane. Ukaba uherereye he? Ndi hano ku ishuri muri Kiste, hafi ya Kigali. Uri ku ishuri niho wiga se cyangwa niho utuye? Oya, ndi ku ishuri, turi ku ishuri. Okay. Josiane, turi muri promotion ya Nikirenga muri Airtel. Hari ikintu waba uyiziho se? Airtel na Ikirenga nabisomye ku gihe. Yumva babikora publicity kuri radio. Ikintu mbiziho ukanda akanyenyeri 141. Akanyenyeri rimwe urwego. Kareba intego y'umunsi. Hanyuma wamara kubona intego y'umunsi ugashyiraho amafaranga ukurikije intego y'umunsi. Ukayakoresha umunsi wose. Hanyuma wamara kuyakoresha ukareba nimba intego y'umunsi wayirangije ugakanda akanyenyeri 131 akanyenyeri rimwe urwego. Okay. Hanyuma wowe baguhaye intego ingana iki? Bampaye intego ingana na 336. Okay. Wahiguye rero umuhigo wawe? Rero ndagira ngo nkubwire yuko kubera ko wakurikije ibyo wasabwaga byose ku murongo wa Airtel, kuri uno munsi wa none wo kuwa kane ubashije kuba umunyamahirwe wa 14 muri promotion yacu. Merci beaucoup. Urumva wishimye cyane? Wishimye cyane. Gira icyo utangariza noneho abakurikiranye ikiganiro bumve n'ibyishimo ufite ukuntu bingana. Bishimye cyane kuba nshoboye kuba umunyamahirwe muri Nikirenga. Kuko nabikoze abenshi banseka cyane batazi ko nshobora kugira amahirwe. Abanyakoraje abantu bose kujyamo kugira ngo nabo bapime amahirwe yabo. Okay. Josiane, rero ku munsi w'ejo tuzaba turi kumwe. Aho uzaza kwifatira amamiliyoni yawe. Ejo ku masaha y'umugoroba nibwo tuzaba turi kumwe. Okay. Ubwo nzaza mu masaha 8 saa 10. Yego, turavugana neza tukubwira igihe watugereraho hanyuma tuwe twagushyikiriza amafaranga yawe. Thank you. You're welcome. Yes. Ngo Josiane rero niwe ubashije kuba umunyamahirwe wacu wa 14. Nkubwira ngo nawe ushobora kuba umunyamahirwe wacu wa 15 ku munsi w'ejo. Icyo usabwa ni ikintu kimwe gusa, n'ibintu byoroshye cyane. Simcard ya Airtel, kanda akanyenyeri 141 akanyenyeri rimwe urwego yes. Nurangiza umenye umuhigo wawe w'umunsi. Umuhigo wawe w'umunsi umaze kuwuhigura nta kindi kiba gisigaye. Airtel itangiye gukubira inshuro 300 zose. Warangiza ugategereza kuba waba umumiliyoneri. Ushobora kuba waba umwe mu banyamahirwe bacu batangira kubaho mu buzima nk'ubw'abamiliyoneri. Icyo usabwa ni ikintu cyoroshye gusa. Ikindi twakubwira nuko nta yindi nimero yemerewe kuguhamagara muri promotion yacu ya Nikirenga uretse nimero imwe gusa, 07 gatatu 1 0 07 gatatu 1 0 iyo niyo nimero yemerewe guhamagara abanyamahirwe bacu muri Airtel. Izindi zose niziguhamagara ujye uzikiriza uzibwira uti duhurire hariya hepfo kuri polisi ku cyicaro gikuru cyangwa se ubabwire icyicaro kikwegereye. Katubabwire ngo mukomeze muguge neza, tubifuriza kugira ngo iminsi mikuru tugiye kwinjiramo izabanogere cyane cyane abari ku murongo wa Airtel. Tubabwira ngo murangize umwaka neza. Nikirenga yagarutse, igarukanye inyongera ya 300% buri munsi. Umunyenga muri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe.
ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugere ku muhigo w'umunsi, bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho.